Oh yes reka nongere nguhereze ikaze hano kuri News World Rwanda. Nizere ko aho uri hose ukomeje kugubwa neza. Amavubi yongeye kubona intsinzi nyuma yo gutsinda Lesotho igitego kimwe ku busa. Ese wowe utekereje neza, u Rwanda rwerukaga kugira amanota 7 mu itsinda ryari? Tubwire nawe dufashe dusobanukirwe. Wowe gihe wibuka u Rwanda ruribuka amanota agera kuri 7, dore ko u Rwanda rukomeje kuyobora itsinda rya gatatu ruherereyemo mu gushaka itike y'igikombe cy'isi. Kandi subscribe rero tujye tubana buri munsi amakuru y'imikino aba ari menshi. Aka kanya rero icyo tuzanye ni amarangamutima ya George Yakwizera nyuma yo gufasha u Rwanda kubona amanota 3. Yatangaje byinshi ndetse ashimira n'abanyarwanda muri rusange ku butumwa bagiye bamugena haba kuri Facebook, Instagram ndetse na Twitter yiwe cyane. Nawe byamukoze ahantu bimukora ku mutima, afata ijambo nawe arabasubiza avuga ati ndabashimire mwese abanyarwanda muri rusange. Gusa si ibyo gusa yavuze kuko amarangamutima yari menshi cyane. Tujye kuganira ku marangamutima ya George Yakwizera waremeye ibyishimo mu mitima y'abanyarwanda batari bakeya habe na abusa. Kwizera George rero yatangaje ko yishimiye kuba yatsinze igitego, anashimira abanyarwanda bamwohereje ubutumwa nyuma yo gufasha iyi kipe yacu y'igihugu y'u Rwanda Amavubi gutsinda igihugu cya Lesotho bahuriye mu itsinda C cyangwa se itsinda rya gatatu mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Ni mu mukino rero wabaye mu ijoro ryakeye, ku mugoroba w'ijoro ryakeye ku wa kabiri saa 12 kuri stade yitwa Moses Mabida yahariya mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Maze rero umukino uza kurangira Amavubi atsinze Lesotho igitego kimwe ku busa. Ni igitego cyatsinzwe na George Yakwizera ku munota wa 45, ahawe umupira mwiza cyane na Fitina Omborenga myugariro wa AP Football Club, nawe amuha pase y'ubunyunyusi, ubundi George Yakwizera aba ashyize muri file kiba kiranyoye. Nyuma y'uyu mukino rero uyu mukinnyi wakinaga umukino we wa mbere abanje mu kibuga George Yakwizera mu ikipe y'igihugu Amavubi akanatsinda igitego cyiwe cya mbere, mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko yumva yishimye ndetse ko bakoze nka ekipe, ntago ari kubwe ku giti cye kuko yakinanye na bagenzi be. Mu magambo ye rero atuje cyane yagize ati ndumva bintangaje, nishimiye kuba ndi hano, twakoze cyane nk'ikipe kandi nishimiye gutsinda igitego, gutanga ako kantu gatoya cyane, ndishimye bya nyabyo koko. George Yakwizera rero wakuwe mu kibuga ku munota wa 60 hakajyamo undi munyarwanda ukina hanze y'u Rwanda bamwita Samuel Gelete. Abajijwe impamvu yakuwemo niba yaba ari amayeri y'umukino cyangwa niba yari yarushye, yavuze ko atabizi, ibyo bireba umutoza kuko byose biba bishoboka. Gusa icyiza akaba ari uko byarangiye ngo batahukanye intsinzi bayihereje abanyarwanda. Mu magambo ye nanone yagize ati sinzi, gusa ibyo bireba umutoza, bishoboka ko narushye gato kuko maze hano icyumweru kimwe gusa, ntabwo nigeze nkora imyitozo yose nk'abandi basore, ariko birashoboka ko bishobora kuba ari amayeri y'umukino. Icyo ari cyo cyose rero birangiye bikoze neza, dutahukanye intsinzi mu rw'imisozi igihumbi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku buryo rero yatsinzemo igitego, George Yakwizera yagize ati ndatekereza ko nari mfite akantu gato ko gutuza, nari mfite igihe kandi nari mfite n'umwanya wo kubona inguni nziza, nawushyizemo rero ku bw'amahirwe urankundira, nawo ujya muri file nazo ziraseka ziramwenyura, igitego kiba kirinjiye. Imana ishimwe ko wagiyemo, byari byiza cyane, ni ibintu byabaye iby'agatangaza. Uyu mukinnyi rero George Yakwizera abajijwe ku cyo yavuga ku bakinnyi bagenzi be n'uburyo banahanyahanye uriya mupira mbere y'uko batsinda igitego,
ndetse nuko bagiye batanga imipira cyangwa se baguhererekanya baro mu kibuga by'umwihariko kandi ari mushya se byagenze bite kuba mwabonanaga bya hatari. Yagize ati ntekereza ko ari umupira w'amaguru twarimo, umukino uroroshye kandi turi abakinnyi b'umupira w'amaguru, kugira ngo rero twumvikane ntabwo bigorana kandi ntekereza ko kuba narabaye hano mu myitozo mike twagize ibyo tuvugana kandi ndatekereza ko twumvikanye neza kandi twari dufite guhuza neza mu kibuga, guhererekanya umupira byari bimeze neza, byari complete cyane. George Kwizera rero yavuze ko ikipe ye yamwishimiye gusa kuri ubu akazi kakaba ariho kagiye gukomereza, ndetse yizera ko azanakomeza gutsinda kubera iyi ntsinzi babashije gutahukana bayikura muri South Africa. Ku butumwa rero yageneye abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda n'abakunzi b'u Rwanda, yabashimiye ku butumwa bamwohereje bifashishije imbuga zitandukanye, ndetse avuga ko ategereje kuzaza kwishimana nabo hano iwacu mu Rwanda, agomba gusesekara mu Rwanda nawe akaba yasangira n'abanyarwanda, ndetse bakaba bakwishimana bakishimira ibyiza amajije kubagezaho, dore ko yabafashije kubona amanota 3 byatumye u Rwanda rusubira kuri head of the table. Inzovu yasubiye mu giti, ikipe y'igihugu y'u Rwanda yasubiye ku mwanya wa mbere ku ruhembe rwose n'amanota agera kuri 7, aho bazigamye ibitego 2, mu gihe South Africa ya kabiri nayo irifite amanota agera kuri 7 gusa yo izigamye igitego 1, ndetse na Benin ifite 7 izigamye igitego 1. Lesotho twari dutsinze rero yagiye ku mwanya wa 4 gumana amanota agera kuri 5, mu gihe ikipe y'igihugu ya Nigeria ikomeje gutungurwa cyane iri ku mwanya wa 5 n'amanota agera kuri 3, mu gihe Zimbabwe ikomeje kuba iya nyuma ni ya 6 mu itsinda, aho ifite amanota agera kuri 2 gusa. Uyu mukinnyi rero George Kwizera w'imyaka 25 yagize ati abanyarwanda mwakoze ku butumwa bwiza nakiriye, haba kuri Instagram account yanjye, kuri Facebook ndetse no kuri X, ubutumwa bugufi kandi ntegereje kuza nkishimana n'abanyarwanda muri rusange. Uyu mukinnyi rero asanzwe akinira ekipe ya Rhode Island Football Club yo mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari ubwa mbere rero yarahamagawe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ndetse ni nabwo bwa mbere yari yabanje mu kibuga, dore ko amaze gukinira Amavubi imikino 2. Umukino we wa mbere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda yawukiniye ku munsi wo kuwa 4 w'icyumweru gishize, aho batsindwaga n'ikipe y'igihugu ya Benin. Aha yinjiye mu kibuga ku munota usaga wa 72 abwo yinjiraga asimbuye, gusa kuri inshuro kuri uyu mugoroba ho yabanje mu bakinnyi 11 babanje mu kibuga, aho yaje gusimburwa ku munota 60 mu gihe yari yatsinze igitego cyiwe ku munota wa 45 w'igice cya mbere. Muze rero natwe muri komenti dushyire mu dutima twishimire uyu umusore Kwizera George, ndetse tumutake tumusingize tuvuga ati intwaro y'abanyarwanda, ati ni George Kwizera, kandi mumfashe dushimire cyane umutoza w'ikipe y'igihugu ndetse na staff technique yiwe, barebye kure bakareba ko uyu mukinnyi akeneye mu ikipe y'igihugu kandi koko byaje kubyara umusaruro. Mumfashe rero duhe amashyi menshi uyu mutoza w'umudage Frank Spitler Torsten, nawe yakoze akazi k'indashyikirwa. Nibutse ko u Rwanda rutaherukaga amanota 7, buri gihe twasozaga amatsinda yose yabari mu mikino ya CAF dushaka itike y'igikombe cya Afurika cyangwa se itike y'igikombe cy'isi, tugasozanya amanota 2 tugasoza turi ku mwanya wa nyuma. Ariko ubu ngubu aka kanya tuyoboye itsinda n'amanota agera kuri 7. ni ibintu bitaheruka ku Rwanda rwabona amanota 7 mu itsinda rwaba rurimo ryose. Gusa ni ukwishimira aba basore bose, haba abakinnyi b'Amavubi ndetse na
na staff technique y'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse na minisiteri yakoze iyo bwabaga ikongera prime abakinnyi bakaba motive bakabona morale bakaba babashije gutahukana amanota 3 ku munsi w'ejo aho batsindaga iyo Lesotho muri South Africa. Ni Lesotho yari ikomeye dore ko twagiye guhura imaze kwitsindira ikipe y'igihugu ya Zimbabwe ibitego 2-0, ariko abasore bacu b'u Rwanda ntabwo bigeze bakangwa n'ibyo kuko ngo batsinze cyase bo baje kuba batakaza imbere ya Benin, ahubwo bagiye mu kibuga bari pose batanga ibyabo byose bari bafite bagerageza guhererekanya umupira neza, wabonaga ko nta gihunga na gito bafite kandi mu izamu ryabo bari bahagaze bwuma. Abadefenseri bari bakanuye rwose, aho twashimira cyane umudefenseri wa Fahaba wo nta undi ni Emmanuel Imanishimwe Mangwende wagerageje kwitwara neza nubwo yaje kugira akabazo k'imvune agasohoka mu kibuga akasimburwa na kapiteni wa Happy Football Club nta wundi bamwita Claude Niyomugabo, gusa nawe yaje kugira performance nziza. Rero ni ukwishimira intsinzi y'Amavubi, muze rero natwe twishime koko dore ntitwerukaga ibyishimo nk'ibi, kandi dushimire ababigizemo uruhare bose, hari abafashije Amavubi kwitegura. Dushimire kandi by'umwihariko abanyarwanda baba muri South Africa nabo bitanze cyane bagaragaje gufana kuri hejuru, kandi dushimire n'abakozi bose biriya hoteli dore ko babashe kuba bishimana n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda nyuma yo gutsinda umukino, ndetse na mbere yuko berekeza kuri stade bahagaragarizaga ibyishimo abanyarwanda ndetse babifuriza intsinzi mu ndirimbo z'ikizuru rwose bagiye baririmba, mwagiye mubona amavideo abiherekeje. Yes, ngaho rero nawe bana natwe buri munsi ukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana buri munsi 5 kuri 5. Hano haba hari ibyiza nawe nzi neza ko ubikeneye cyane, kandi uje ubibonera ku gihe mu ba mbere uje uryoherwa cyane. Iyi ni News All Rwanda, nizere ko umeze neza rero ukanda subscribe. Ciao ndagiye, gusa mukanda bazanira andi makuru ari bube agezweho hano munsi cyase mwisi ya sporo, by'umwihariko hano iwacu mu rw'imisozi igihumbi hano mu Rwanda.